bakabaye baraturashe radiyo runaka iratubeshye dushobora kuzagwa mu ikosa ryabayeho muri za 92, 93 no mu ntango za 94 tutaragera kuri jenoside. Ngo Gatanazi bamuteye ubwoba, hari n'abavuga ngo Gatanazi bamuhaye amafaranga araceceka, hari n'abavuga ngo Gatanazi ngo umugore we yabigiriye ubwoba ngo aramubwira ngo abireke, hari abavuga ngo Gatanazi ngo yiboneye ahandi amafaranga bivamo. Ibyo ni ibintu bine nkunda kumva abantu bavuga. Yego amacumu turayaterwa ariko turakora. Turabasuje cyane mwese inshuti mudukurikiye muteze amatwi kandi munareba Pax TV Reme News. Turi ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka wa 2021. Twongeye kuramutsa tubatashya muri hose mu Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, South Africa, Mozambique, Malawi, aho hose tuzi ko mudukurikirana. Hanze ya Afrika hari Ufaransa, hari Ububiligi, hari Canada, hari Amerika, hari n'ibindi bihugu byinshi tutarondoye. Mwese turabatashya tugira tuti muri amahoro. No munsi u Rwanda rwabonye ubwigenge, ariko si yonge ngo turibuganiraho cyane dore ko butanakizizwa cyane inaha kereka mu baturage Burundi. Nkaba rero ndi kumwe n'umugabo tujya duhura rimwe na rimwe, hari impamvu yego turahura kenshi mu kazi kacu ka buri munsi, ariko hari igihe tuganira hari impamvu itumye mpura nawe. Uraho neza Etienne Gatanazi? Aho neza ntwari. Ndakuramukije. Urakomeye. Iminsi yawe myinshi. Iminsi yawe myinshi. Utagaragara cyane ako usiga ufata ibiruhuko byinshi. Aba ntago ari ibiruhuko. Habayemo akazi kenshi. Akazi k'iradiyo ya Deutsche Welle nkorera. Kageza aho rwagati mu kwezi njya muri Central Africa. Muri gahunda yo guhugura abanyamakuru baho no guhura n'abafatanyabikorwa n'abo banyamakuru bagomba kuzahugurwa. Ubwo rero urumva byageze aho Real Talk ibihagaze gatoya. Icyo utaragisesengura neza nari ntangiye ni alors no kuva ko nari ngiye mu rundi rurimi. Yego. Tout au départ, j'aimerais commencer en posant une question en français. C'est une question que la raison m'impose de la poser en français parce que c'était avant-hier qu'un de nos téléspectateurs a posé une question sur notre chaîne Pax TV Reme News et la question était en français. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu puisses aussi répondre en français parce que tu es en bon temps, je dirais, tu es en bonne mesure de répondre à cette question. Sans problème. J'aimerais que vous lisiez d'abord la question avant de répondre. La question qui dit, c'est quelqu'un qui s'appelle, bon, ce sont des abréviations, je ne vais pas en revenir, mais c'est John Williams. Une fois n'est pas coutume, peux-tu nous donner des nouvelles d'Etienne Gatanazi, s'il te plaît? On ne le voit plus sur sa chaîne comme tu l'avais fait la dernière fois. Nous comptons sur toi. Désolé, mon message n'a rien à voir avec l'émission du jour. Ne m'en veux pas. Merci. Ah oui, il a ajouté quelque chose à encore. Et en dessous un peu, il a dit il aimait News, merci, nous voilà rassurés. Ce n'est qu'une partie remise en espérant le voir prochainement en bonne forme. Alors, comme la question a été posée en français, j'aimerais que la réponse soit donnée en français. Tu vois qu'il y a déjà qui suivent, qui se demandent toujours, qui se posent la question où est-il, où sont ces gens qui ne voient plus. Alors, vous en faites partie. Oui. J'aimerais que vous lui répondiez avant qu'on continue à Rwanda. Oui. Votre téléspectateur qui a posé cette question, j'aimerais lui répondre que je suis toujours là, mais je n'ai pas donc Real Talk Channel n'est pas la seule attribution journalistique à laquelle je dois répondre au jour le jour, sans toutefois dire que si c'était possible tous les jours je devrais produire des émissions, mais sans oublier aussi que je travaille pour d'autres radios et depuis 2017, vous le savez, je suis avec la radio internationale allemande, la Deutsche Welle, qui me demande aussi, qui demande à ce que tous les jours, peut-être, ou encore une fréquence quelconque pendant le mois, je puisse produire des reportages pour eux. Mais il faut aussi noter que, à part la Deutsche Welle,
Pendant ce mois, ça a été un peu spécial parce que je me suis rendu pendant 8 jours en République centrafricaine pour une mission de formation des journalistes. Donc pendant les 8 jours, dans ce mois de juin, on était allé rencontrer nos partenaires, les journalistes qui doivent être formés, apprendre certaines choses sur ce pays qui peine encore à retrouver sa sécurité maximale. Donc il y a beaucoup de facteurs qui, pendant ce mois de juin, le mois qui vient de passer, qui ont poussé à ce que beaucoup d'émissions ne soient plus produites à la chaîne Rio Talk, mais je suis là, je suis en bonne forme et je vous promets que le mois de juillet jusqu'en août, parce que le mois de septembre aussi, je peux encore me rendre en Afrique, en République centrafricaine pour cette mission de formation des journalistes, mais les 2 mois qui vont se succéder l'un après l'autre, juillet et août, je serai là, je produirai des émissions et vous n'allez plus poser la question à Noël, pourquoi je ne suis plus là, pourquoi mes émissions ne se produisent plus. Voilà. Merci Étienne. Alors Merci je aussi. crois que le monsieur ou la dame qui a posé une question n'a plus rien à s'inquiéter parce que la réponse est bien donnée et c'est la réponse convenable. Alors, on va continuer notre émission à Kiwanda, mais je vais rassurer à tous nos téléspectateurs que toutes les fois que vous nous posez la question, nous allons répondre. Et toujours, nous allons répondre dans la langue laquelle vous avez posé la question. Je vous remercie. On continue notre émission à Kiwanda. Etienne rero umaze gusubiza uwabazaga aho uherereye, navuze nti yabaje ikibazo mu Gifaransa, tugomba kumusubiza mu Gifaransa mu rurimi yabajijemo, namwe mwese urwo muzatubazamo nirwo tuzajya tubasubizamo urwo ari rwo rwose. Ubwo rero tukaba tunashimira ko muba mukurikirana, kandi iyo mugaragaza ko hari umwe mutabonye muti ari he, mukabaza mugenzi we, ni byiza, ni bigaragaza ko mutareba gusa ibiganiro ngo birangirira aho ngo dupfane icyo cyangwa tubyara nabo, ahubwo mwifuza ko duha dutekanye. Turabashimira. Dukomeza rero ikiganiro cyacu Etienne mu Kinyarwanda. Icyo kibazo yibazaga ati nanone Etienne yongeye kubura. Wigeze kumudushakira yarabuze. Uramusanga nkuko nagusanze nanone iwawe mu rugo. Icyo gihe wasanze aho nkorera nakuhamagaye, ariko ngusanze iwawe kubera ko namenye ko wagarutse. Ndavuga nti ubwo hari ikibazo ngiye kubazwa bagisubize. Wamusubije mu Gifaransa, ariko hari abatakurikiye mu ncamake, nubwo hari benshi mu Gifaransa, mu ncamake mu Kinyarwanda igisubizo tukabona komeza n'ikiganiro. Mu ncamake nuko hari igihe kigeze kubaho mfata ikiruhuko, ngira ngo nabwo Ntwari yarabibasubije, ariko ubu ngubu ntabwo cyari ikiruhuko, kari akazi. Ngira ngo bamwe na bamwe bagiye bakurikira ibiganiro nkora cyangwa mpa abandi bagenzi banjye b'abanyamakuru, nuko nkora umwuga w'itangazamakuru atari kuri iriya chaîne ya Rio Talk. Hari imirimo imwe n'imwe, nubwo imirimo y'iriya televiziyo y'Abashinwa yahagaze muri Afurika, ariko hari igihe bantuma bakambwira bati ibintu n'ibi bidukorere. Urumva umukoresponde ubundi umuntu gitangazamakuru, umuntu ugihagarariye mu gihugu, ntabwo bajya bavuga ngo birarangiye. Bashobora guhagarara bakazongera bavuga ati dukorere ibi. Ibyo ni akazi mba nkora. Hariho radiyo mpuzamahanga y'Abadage, inshingano zitari za buri munsi, ariko zigira gutya wabyuka ukabona email bavuga ati dukorere ibi. Kandi ibintu by'akazi ka televiziyo nk'iriya mpuzamahanga hari igihe bisaba iminsi myinshi kugira ngo bakubwire bati ibyo wakoze nibyo dushaka. Ibyo bibaho. Habaho n'akazi nkorera radiyo mpuzamahanga y'Abadage, iriya Deutsche Welle, kuva mu mwaka wa 2017 bo mpora bakorera inkuru zabo zihita kuri radiyo yabo. Ariko rwagati mu kwezi kwa gatandatu kurangiye, hari n'igihe byabayeho ko njya mu butumwa bw'akazi mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica, muri gahunda yo guhugura abanyamakuru baho. Igihugu gifite ibibazo byinshi, harimo iby'umutekano, harimo iby'iterambere muri rusange. Ubwo rero hari umuryango mpuzamahanga washatse ko mbakorera ako kazi ko guhugura abanyamakuru
na bagenzi banjye bandi turi kumwe ariko jyewe nshinzwe televiziyo nzahugura abanyamakuru ba televiziyo ya Central Africa televiziyo ya leta yaho ibintu birebana n'itangazamakuru umunyamakuru uko yitwara mbese icyitwa guhugura umunyamakuru ubwo rero uwo munyamakuru wa televiziyo yego hariho n'abandi bazahugura radio cyangwa online twagiye rero dusura abanyamakuru dusura televiziyo dusura abanyamakuru bakuru babo bo mu myaka za 60 bamaze gukura turaganira ubwo rero ibyo byose hari igihe bituma rimwe na rimwe akazi nakoraga kuri Real Talk gasa nkaho kajemo ikintu kigakupamo hagati ariko bitabujije ko Real Talk itigeze ntacyo yigeze iba irahari kandi murabizi kiraka iyo kiba ari ikiraka rimwe na rimwe kiragitanga amafaranga afatika ubwo rero ntabwo umuntu ntabwo wakireka kandi nanone ubwo iyo ari ibintu by'itangazamakuru nk'ubwo kujya guhugura abanyamakuru ndumva ari ibintu umuntu atanengera ni ugufatanya na bagenzi bacu kugira ngo nabo bagire aho bagera kuko harimo ibibazo byinshi hari. Arakoze cyane Etienne urakoze ku gisubizo duhaye tunakomeza rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo tuganira ku ngingo imwe turaganira ku tuntu n'utundi umaze iyo minsi uri mu guhugura kandi ntibyarangira cyakomeza n'andi ma episode n'ibindi bihe bizasubiraho je t'avais posé la question parce que tu étais en bonne position de répondre à cette question nanakwaje cyari kibazo kwera ko ari wowe wari nyiracyo mu kugisubiza ubwo muri connect yo gifaransa ari cyiza umuntu akisanga arabivanze bitewe naho yatangiriye dukomeza nk'umunyamwuga umaze igihe muri mwitangazamakuru wakoze mu itangazamakuru rya radio KFM Kiss FM Kiss no ni KFM aha ukora hari aho wagiye ukorera master gensh ukora kuri televiziyo Rwanda igihe kirambuye naho mu makuru mbese itangazamakuru ryo mu Rwanda urifitemo inararibonye rirakura rihagaze aho riri cyangwa rirasubira inyuma itangazamakuru kuva gena ritangira kurijyamo nde navuga ko rikura none se mu mboni yawe kubibona none se niba dufitemo bamwe muri twe hano ntibifate nko kwirata niba dufitemo bamwe na bamwe bashobora kubonwa n'ibindi kindi gihugu baba bati ushobora kudufasha tukajya guhugura mu kindi gihugu kandi uko ari giye gatanaziye nyine hano hari abanyamakuru benshi b'abahanga ubwo ntitwavuga ko hari ikintu intambwe igihugu kirimo gutera mu mwuga w'itangazamakuru bitabujije ko hakiri ibibazo hirya no hino abantu ku giti cyabo tamenya niba ari ubwabo babiyohereje cyangwa hari ubohereza ubona ejo bundi nabonye umuntu yashushanyije katuni y'ingurube yandikaho izina ry'umuntu hanyuma nanjye sinzi niba ingurube bavuga ko yonka ubwo nanjye ndi mubonka yagaragaza kandi nitufate nka ko ari nk'ivomo utarebwa neza agaragaza n'abari kuvoma voilà ingurube yonsa abana bayo ubwo nanjye ndiho urumva hari abantu nk'abo bakora ibintu ubona ko abaturage mu Rwanda rimwe na rimwe harimo n'abantu bize batarabasha kwakira neza kwakira itangazamakuru rishobora gukora mu murongo utandukanye nuko wenda igihugu kibyifuza nyamara kandi je njya mbwira abantu buriya iyo twebwe duhagaze yari yatunenga tuba turimo gushimira leta yatanze ubwo burenganzira bwo kunenga icyo ni kimwe abantu bajya bavuga ngo ariko ngo mwe muhora munenga ngo ntabwo mujya mubona ibyiza none se reka nkubwire u Rwanda nk'igihugu cyabayemo ibibazo bya genocide n'ibindi bintu by'amateka n'ibindi bibazo by'ubukene urabizi u Rwanda turi mu bihugu 19 ku isi bikennye kurusha ibindi ubwo urumva habura ibintu abantu bari mu bihugu bikennye kurusha ibindi turi mu bihugu bifite ireme ry'uburezi riri hasi kuko iyo ugiye kureba kaminuza nkuru dufite mu gihugu y'igihugu iyo urebye utondezaho iza mu 5,500 ku rwego rw'isi urumva rero ko ibyo kuvuga birahari so kunenga dushaka gusenya none se tujye tuvuga ngo kaminuza y'u Rwanda ngo barayirenganya ngo izaze nko muri 30 za mbere nk'uko Makerere ari ya 16 muri Afrika
bon icyo ni ikintu kigize muri kibazo wambajije cy'itangazamakuru naho rigana, niba ari ryarasubiye hasi cyangwa niba riri hejuru. Ubu ngubu hari igihe kigeze kubaho internet ihari nko mu 2010 ntangira gukora kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko ntabwo itangazamakuru ryari rishyushye nk'uko ubu ngubu ubona hari ikintu cya social media. N'urugero izi mbuga nkoranyambaga, uko abanyamakuru ubona basubiririkanya n'abantu rimwe na rimwe bababwira bati ibi bintu mutubwira ko ariko bikorwa siko bikora, dore umwuga wacu nguyu umeze gutya, ntabwo ariko byari bimeze icyo gihe. Ngira ngo wari uhari aya mashene ya YouTube aravuka buri munsi. Ngira ngo urabona ko hariho bagenzi bacu babiri bakurikiranywe ibyaha bifite aho bihuriye na biriya. Urumva rero ko ni bon, hariho n'abandi ngira ngo uri kuvuga abavuba hari n'abandi bahungu batatu bafunze. Urumva rero ko hariho imbaraga zisunika. Ubwo bose muri batanu bagiye kurikirana. Yego, bagikurikiranyweho, wenda sibyo tugiye kuganiraho mu rwego rwo kutemfiriwanza ubucamanza, ariko urabona ko hari ikintu gipusa ubucamanza bufite uko buzabibona. Ariko n'abandi ngira ngo hirya no hino ugenda wumva ibitangazamakuru hano mu buyobozi bw'igihugu bavuga bati YouTubers bitwara gutya na gutya mu buryo budashimishije. Urumva ko ntabwo ari byiza ko abantu bahagarara bavuga ngo tugiye guhangana, ariko hariho movement mu gihugu itangazamakuru rihari. Hari n'abavuga bati kubera hari umugabo ukunda kuvuga ati ariko nkagatanaza cyakora iki kuki bataramuvutura. Ni umugabo wo muri Canada ndamukunda cyane nkunda imitekerereze. Urumva rero hari ibintu byinshi, izo cartoon, hari cartoon z'urucantege ku mpande zose. Urumva hari abanenga leta bafite ibyo bayivuga ari buri munsi ku mbuga nkoranyambaga, hari n'abayivugira. Urumva ubwo rero tumeze nk'aho itangazamakuru riri muri cold war. Twebwe turi aho ngaho hagati mu ntambara y'ubuti. Muri comments cyangwa mu bitekerezo bitangwa n'abo ngabo bo usanga buri n'abanyamakuru ubwabo bibaza ngo ariko mugenzi ngo nk'ibi bintu, ntabwo mvuga mugenzi wo kuri BBC, mvuze a friend, mugenzi wanjye, nk'ibi bintu wanditse ko kurabona ari byo. Ugasanga hari impaka, umunyamakuru arabaza mugenzi atari ko ibintu ukora ubona bikwiye. Bitandukanye nuko kiriya gihe abantu bashoboraga kugera ku itangazamakuru ryigeze kuba rihari naryo rikakaye, ariko rigerwaho n'abantu bake. Ubu rero umuturage wenda wikorera muri sosiyete ikata imbaho muri Nyungwe, buri kanya ashobora kubona notification akareba, akabona ikiganiro wazajya icyangugu wihitiye umuturage akakubwira ati umuturage wahehe witunganyiriza amata ku ikaragiro ryo mu Mutara ashobora kubona ibiganiro bya Real Talk, ashobora kubona ibyawe, ashobora kubona ibintu bitandukanye biciye ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye. Nuko kera nuvuga umusesiyo wasohoka washobora kubonwa n'abantu bakeya bafite amafaranga, ngira ngo waguraga 500 niba ntibeshye 500. Urumva rero biratanga baburaga abawucuruza bakawushyira ku 1000, wakunzwe cyane ukanashira bakajya bafata impapuro bakazifotoza nazo bakazigurisha impapuro 200 cyangwa 300. Ariko wibaze ngo abo bari bangahe, sibyo? Ubu ngubu rero dufite ibintu bidafatika ushobora kurebesha amaso cyangwa ukumvisha amatwi, tandukanye n'igitangazamakuru cy'icyo gihe. Bavuga ngo umuseso bakawugereranya na Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda, kuko wenda niyo yari hari icyo gihe gusa, wenda na radio na TV10, ariko bitandukanye. Urumva ko bitandukanye nuko ubu ngubu ibintu bihagaze. Hari abarwanya itangazamakuru, hari n'abanyamakuru bagerageza kwidefanda. Ngira ngo wowe n'abandi njya mbobona kuri Twitter, ngiye nahisemo kujya mbareka kugereka abagira abavuga buse bavuga wahisemo kugereka bavuge. None uti twebwe turi defanda niko ndavuga ibyo njya mbona. Baravuga tukabasubije. Ndavuga ibyo njya mbona, mbona musubiririkanya
nzajya nkora akazi kanjye bavuga ubareke nta n'icyo biba bimbwiye akenshi. urakoze turakomeza tuganira uti rero itangazamakuru urabona rikura hari abitiranya ubwinshi bw'ibinyamakuru pluralisme des médias nkaho ari ko kwisanzura cyangwa gutera imbere kw'itangazamakuru. Dufite mu Rwanda ibitangazamakuru byinshi, dufite ibyandika ubu bikora nta nubwo bigera kuri 5 na 3 ushobora kubishaka bibura bihoraho bisohoka. Noneho ibyandika byo bisa n'ibyazimye burundu. Ibyandikira kuri internet byo namagana nta rwego na rumwe ruzi umubare wabyo ko biracyavuka buri munsi, ariko ibyanditswe mu rwego rw'ame n'amategeko byo si byinshi cyane. Amaradiyo ni menshi, amateleviziyo ni menshi. Tugasubira imbere gatoya mu myaka ya 1993 kumanura, nigeze kureba mpereye ku rutonde rwagiye rukorwa n'abandi nongera n'ibindi bitari byashyizwemo nsanga ibinyamakuru byandika byari byaranyuze mu Rwanda icyo gihe bigera ku 102. Ariko ubwo harimo n'amaradiyo ane byo nabara 98, izindi zikaba radiyo enye zari zaranyuze mu Rwanda icyo gihe. Hari haranyuze radiyo Rwanda yo yatangiye mbere mu byarika byo hatangiye kinyamateka 1933. Hari haranyuze radiyo RTRM yakoze umwaka umwe ariko igasiga ifite gakora amahano ifite ibyo yanditse yasize les empreintes. Oui, hari ubwo empreinte ni kimwe cya Rwanda yasize ikimenyetso. Hakaba iya gatatu yakoreye mu Rwanda ariko bumvugaga na bake bumvuga ururimi yari Radio Minuar, nayo yakoreye mu Rwanda mu gihe cyo Minuar n'undi yari mu Rwanda uri mu muryango wari uw'indorerezi mpuzamahanga. Minuar benshi bayizi cyangwa se Unamir bayizi mu by'umutekano, ariko yari ifite na radio. Indi radio itarakoreraga nanjye kuvuga itarakoraga ku butaka bw'u Rwanda, itari yemeye mu mategeko y'u Rwanda ariko yakoraga ikumvwa n'abanyarwanda, ni Radio Muhabura. Bavuga ko yimukaga imikorere yawe ntabwo nyizi ngo ndayinjiramo, ariko aho yabakoraga hose yaba yari Kisoro cyangwa Kabare cyangwa se aho mu Birunga n'ahandi henshi bavuga icyo tuzi cyo nuko nayo yuvuga n'abanyarwanda. Izo ni radio enye zabasha kumvwa n'abanyarwanda cyane cyane muri Kigali n'ahandi. Ese ufashe ko hari n'igihe ibinyamakuru bigeze kuba byinshi n'ubu bikaba ari byinshi, ubwinshi bw'ibinyamakuru bw'ibitangazamakuru byanze bikunze ni ihame ry'iterambere ry'itangazamakuru? Yego na oya. Yego kubera ko icyo gihe iyo ari byinshi biha umuturage guhitamo. Wenda reka tuvuge mu buryo bworoshye, mu bintu byoroheje ariko nabyo bitoroshye. Umupira w'amaguru, imikino muri rusange, umuntu ashobora kuvuga ati umunsi ndumva radiyo ni ntayo ndi bwumve ibaho ibihuha, reka njye kumva bariya nibo wari objectif bashobora kutubwira uko Rayon Sport ihagaze n'urugero. Ariko noneho dufashe kuri ziriya suje zindi, ibi bitangazamakuru nubwo bigoranye kugira ngo suje zimwe na zimwe, insanganyamatsiko zimwe na zimwe za politike zikorwe nk'uko abantu benshi bakabyifuje, ariko ziratandukanye. Hari radiyo imwe ushobora kujyaho ukavuga uti bararuma bahuha, hakajya ahandi ujya kumva yasuje bavugaga barayivuga bisumbuyeho. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda uko ibitangazamakuru, wenda tuvuga ibyo kuri internet tube tubiretse, ibitangazamakuru amaradiyo, ibinyamakuru byandika online cyangwa za televiziyo zirahari, ariko hari igihe akenshi zitagera ku nyota y'abantu bari bateze amatwi, ku buryo umuntu akubwira ngo radiyo runaka iratubeshye. Ntago ari kuriya byakagenda, ariko bitandukanye nuko byari kuba turaho abantu bavuga ngo none se ko ari radiyo imwe nyine izajya ifunga saa 5 igaruke igihe nayo ibishakiye. Urumva rero biratandukanye. Burya na saa 5 z'ijoro gafungura saa 11 kongera gafunga saa 2 za mu gitondo kugera saa 5 z'amanywa. N'imikorere yagiye ihindukanyira ngo uribuka ko havuka radio 10 hakavuka Flash hakavuka Contact FM, abantu batangiye kuvuga bati ntabwo radio Rwanda ikirizaho za Slow France. Izo zose zavutse mu mwaka umwe, twibutsa ko 10 yavutse muri
na kane mu kwezi kwa gatatu aho ngaho hakurikiraho Flash yaje mu mpeshyi mu kwezi kwa karindwi kwa munani, haza Contact FM yaje mu kwa 12 itangira kuri Noheli 25, ariko hagati aho karanyuzemo Radio Izuba y'Iburasirazuba na Radio Maria yakoreraga mu majyepfo za Kabgayi, ariko cyane cyane Kigali umvaga izo ziri commercial z'ubucuruzi eshatu, bituma na Radio Rwanda isa nikanguka. Hajeho abakomantateur iryo jambo rikunda kunanira nkarivuga ukundi kutariko, ariko abanimateur urumva nko kuri Radio 10 hajeho Marino na Virgile mu gitondo bikaba bishyushye. Naho na Virgile barafite style yabo, bari bafite style ishyushye, urumva hagiye haza n'izindi radio. Icyo rero nashaka kuvuga nuko muri uko kuvuka kwa mara 2004 nari kuri Flash, 2005 mu kwezi kwa kabiri mitantangirana na City Radio wakomeza. Yera nkiri umwana muri kaminuza ntarigo ngitangira, ariko ikiriho nuko radio imwe cyangwa nkeye zishobora gutuma abantu batagira choice amahitamo mu mikorere yazo, noneho nazo bigatuma n'abandi bake bavuga bati aya maradiyo yego ni namake ariko aranatubeye ibintu bavuga sibyo. Ubwo novuga ngo pluralisme, ubwinshi bw'ibitangazamakuru ni bwiza ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande igisubizo ngo hakiri mu cyambere naguhaye nuko nubwo bihari, ariko umunyamakuru cyangwa nyiri gitangazamakuru ashobora kukwerurira akakubwira ati ntabwo ibintu urimo gukora giye binyaranje, ushobora kunteza ikibazo n'ubutegetsi, akakubera ouvert. Hari uwabimbwiye ati ushaka kunteza ikibazo n'amasuje utangiye kujya uvuga hano kuri radio. Urumva rero ubwinshi bw'itangazamakuru bushobora kuba buhari, wenda ugasanga nta n'umuntu ubibatera mu bwo, ariko umuntu akavuga ati ntawamenye ejo bundi nimbura publicité uyu mwana azazimfasha kuzibona. Urumva nkunda gutanga ingero. Ubwo rero urumva ari ibintu ubwinshi bw'itangazamakuru ushobora kuba buhari pe, ariko hariho n'ikintu wenda cy'ubwoba, umuntu akavuga ati iyi ni business yanjye, ese ejo bundi yazagira ikibazo kubera ko hari ibintu nenga. None se niba birirwa badutera amabuye, niwe wambwiraga mu kanya ngo wari waragiye à l'abri y'amabuye ngo igihe wari uri bange ko nasanze nabwo agiye nabonye bashushanya ingurube ndi kimwe mu bibwana byayo. Urumva ntabwo bandetse n'ubundi nahungiye ubwayi mu kigura. Niba bimeze gutyo ukaba utera amabuye buri munsi mu YouTube, ubwo havutse radio ikora nk'uwo mu YouTube byagenda bite? Kuko YouTube ntabwo hano kuyifunga, wenda ashobora kuzaba negotiation zindi na Google sinzi nayikorera muri Silicon Valley sinzi, ariko niyo birazuse ni products za Google YouTube, ni product ya Google kimwe na Gmail kimwe na Google engine dukora searching za Google Drive, Chrome n'izindi. Urumva wenda leta nizageraho zikavuga ziti muduhe uburenganzira kuri YouTube channels zimwe na zimwe, ibyo wenda biza. Ariko mu gihe bitaraba uzahora ubona nyine leta n'abanyamakuru bo kuri YouTube barwana basa nkaho bahanganye n'inzego zimwe na zimwe zivuga ngo bazivuze, n'abandi bavuga batari ko kuki mutazifunga, rimwe na rimwe babivuga mu buhanga bwabo butari bwinshi. Urumva ariko radio televiziyo ishobora kuba yagera ku rwego abantu batangira kuyivuga kandi ubona begereye ubutegetsi, aho biba byashyushye. Nicyo gituma nkubwira ngo ubwinshi bw'ibitangazamakuru mu Rwanda umuntu ashobora kubibona akaba yavuga ntitujya tubona inkuru zibura ukajya gukanda bavuga ngo era 404 inkuru yavuyeho cyangwa era 504. Urumva izo nkuru ibyo bintu birahari tubona. Abatakurikije bya era hari igihe umuntu afungura inkuru yari yasomye kuri website runaka ku rubuga urunuru wakandaho bavuga ngo iyo nkuru ikibashe kuboneka,
bakakubwira ikosa 404 cyangwa 504. waritanze mu kanya urugero uvuga uti hari umukoresha wigize kubwira ngo izo nkuru utangiye kuzana zateza ikibazo binyibukije rimwe 2006 hari inkuru nagiye gukora ahantu mu kigo rwose ndi gukora inkuru ireba uburyo icyo kigo gifite uko cyagongaga abaturage kikabahombya kikabangiriza kikabiba ariko icyo kigo cyari gifite na kontra aho nakoraga nubwo nari nkurisha n'abanyamakuru icyo gihe chief editor ndi inkuru ninjye wayikoreye kugira ngo menye ko ivuyemo kuko ari byo kuko iyo nohereza yundi yashobora kuza ibintu nkashaka kongera kubikurikirana akantu kandi kugira ngo bitaza kugongana na contrat dufitanye nabo wenda hari akantu kakunya yashyizemo ibyo nabonye baje ku telefone abo muri icyo kigo bati se iyo nkuru yatambutsa ko ibintu ngo cyeka nushyiraho ibyacu gusa ariko ibyo abaturage bavugaga ntushyira amajwi yabo ndavuga nise ubwo nashyiraho mwiregura ku bintu ntagaragaje bati ntawashobora bati ngo tuguhamagare mu kanya reka tubitekerezaho bahise bahamagara umuyobozi wa radiyo icyanmenyesheje ko bamuhamagaye ni uko aramuhamagaye ngo ndihe ambaza ngo ndihe ndamubwira nti hari inkumviyemo ubu ndi kwitegura iraza gutambuka amakuru ya nimugoroba amagambo nazibagirwa ati hari ikiganiro cyishyuye kiri butambuka hagati y'isaha n'iyingiyi amakuru twayahagaritse y'ibugoroba nta verisiyo y'amakuru ihari kubera ko ari butambuke ariko ubu nahise menya icyo ari cyo naragiye njya kuri radiyo ndicara nyine ubwo nabwiye na manager director wa radiyo nta kintu guhinduraho ndicara imiziki gusa ntabwo nari kujya kubihindura nageza cya kiganiro cyishyuye kiri butambuke ndakibura nyuma nibwo bikeye yaje kumbwira ngo abantu batwishyura niyo bakora amakosa ntituyareba twe tureba ko batwishyura abakora amakosa twavugaho ni benshi urumva ko hari igihe haboneka izindi imbaraga zitufunga zitari buri gihe za politike neza ubukungu hari igihe zizamo cyane cyane ku bakora ku maradiyo na televiziyo ziri classique wavugaga nanone ku bijyanye n'ikindi kibazo cyo kubaza ko abantu bavuga ngo abantu bahora banenga ntibashima nubwo atari umurongo wacu kandi tuba dushima ko utwo turenganzira dukeya igihugu cyadushyizeho ngo hari uburenganzira kiri hasi ariko uko buri kose riba rishimwe turimo guha igihugu kuyo ntambwe hari icyo ni kimwe iduhereye kuri iyo ntambwe ibyo byose ntitubishima turabishima cyane kandi nubwo tutavuga ngo turabishima nk'uko tubivuze hano mu kiganiro iyo tubikoze abantu bagiye bavuga bati voilà na buriya burenganzira hari aho butari buri urumva hari aho byazamutse biragera uko biri kose rwose tubakomeye amashyi mbwire n'abaduteze amatwi ni burya rero niyo mwibwira ngo turanenga cyane cyangwa turanenga gusa abo dutumira abo duhura nabo ibibazo by'abaturage tubona tubyakira uko biri twamara gusanga birimo kuri kuko ntabwo byose tumira bunguri tukabona kuko kenshi tubabaza ibimenyetso iyo tubonye ko ibyo bavuga bifite ukuri bifite ireme ryabyo nibwo tubitambutse kuba rero mutabona kenshi abashima n'abashimagiza n'abasigiriza si uko twanze kubaha ijambo ahubwo kenshi ntibaboneka batubwira ko bafite nabo ahandi batambutse ibyabo byo gushima ahubwo mujye nimumara kubona ibyo abaturage bavuze banenga babandi badashaka kudusubiza burya siko buri gihe banga gusubiza hari igihe bajya gusubiriza ahandi ku rundi rubuga ku yindi radio ku yindi televiziyo nimubona bashubije muzamenye ko burya n'ibyo mwavugiye hano cyangwa ahandi bifite icyo byamaze kubera ko iyo bagiye gusubiriza ahandi nuko babonye ikibazo cyatangiwe hano cyangwa hirya no hino burya ntabwo tuba twakoze ubusa turabashimira kandi mwese muri ibyo bitekerezo kuko nimwe turi hano ku bwanyu mudahari ntacyo twavuga nta n'uwo twamurikira ibiganiro sino hari ibintu byigeze bibaho hano hari igihe nagiye mbona bagenzi banjye nkavuga nti nanjye nirebyeho nkabane bibaye ari mu kindi gihugu bakabaye baraturashe bimwe mu bihugu bimwe na bimwe ariko hari ibindi bifite hari igihe ubwisanzure busumyeho ugera ukavuga uti attention ariko kuba ukiri mu buzima uravuga uti wenda inzego zitandukanye n'abariya bajya kuri Twitter bakavuga ibintu sibyo ariko hari inzego ngira zishobora gufata icyo cyemezo zikavuga ziti uyu muntu ntabwo akiri umunyamakuru n'urugero ariko kuba nabyo tubikora bigahita jewe njya mba grateful none se ko nca kuri aeroport nkagenda
ushobora kundeba ariko hari abandi badahabwa pasiporo nabyo ubyibuke nabyo biriho nibyo nakubwiraga nibyo nakubwiraga harimo n'abanyamakuru nibyo nakubwiraga yego ngo uko biri hari ibyo dukwiye gushima kameme nk'ubu aba youtubers ukuntu turi benshi hariho uburenganzira navuga freedom irenze ahandi yego amacumu turayaterwa ariko turakora rero uburenganzira burahari uko bungana ku gipimo runaka hari ubuhari burahari uko bungana kose none nk'umuntu umaze igihe akora ibiganiro kuri politiki ndetse navuga ko ubwo abakorera kuri YouTube benshi bakoraga entertainment leisure ibintu by'imyidagaduro umuziki imbyino showbiz ibitaramo the freedom mode uri umwe mu batangiye bakora gusa content ya politiki n'ubuzima bw'igihugu ni nawo murongo nako turimo dukora byinshi binyuranye ariko cyane cyane ubuzima bw'igihugu nk'umwe rero mu batangije navuga ibiganiro bya YouTube kuri politiki wibanda cyane kuri politiki utumira n'abantu baganira kuri politiki urugamba rwabaye rurerure ni inzira yabaye ndende mu minsi ishize uterwa amacuma cyaye rwose ubu ngubu harimo no kwifurizwa gufungwa uwo yifuza gufungwa twebwe hari n'abavuga ngo imitwe icibwe nta wakivutura hari abajya muri comments bacu bavuga ngo kuki bari abatapfa kuki batagira bavuga twebwe n'abandi ariko Imana ishimwe ko tugihumeka tunashimira leta ko idaha amatwi abo bose bavuga ibidafite ishingiro hanyuma leta ni ikintu kinini ntwari umuturage uri hariya warangije 4e secondaire ugira ngo ya influence harimo abafite za PhDs harimo abafite yes ariko nibyo nakubwiye ushobora no kugira PhD eshanu ariko na leta ifite uko itekereza birenze uko abaturage basanzwe batekereza kuko leta ntago ari tweet imwe ni imitwe myinshi yicara bakavuga ati ariko birakwiye cyangwa ni ngombwa ko bira bintu dutesha umutwe nubwo ari igihe umuntu mwahemuka cyangwa ateshuka ku nshingano ze akoresheje ububasha yahawe na leta akaba yakora amahano malheureusement bikitirirwa leta nabyo bijya bibaho bikanagorana kumenya niba yatumwe cyangwa yabyibwirije nkuko yigeze kutangira nabivuga utari igihe tutamenya niba abantu babohereje cyangwa biyohereje ese kuri urwo rugamba navugaga urwanye watangiye gukora politiki haza n'abandi bagenda bakora politiki kuri YouTube challenge imbogamizi nini ubona zirimo nizihe umusaruro ubona urimo n'uwuhe harimo ni ibintu navuga wenda biteye gutya ngiye kuvuga nuko challenge iyo ugiye gukora ikintu njya kubikora nari nzi ko bityaye kuko nari narigeze guhura nabyo muri KFM no mu rindi tangazamakuru nagiye nkora nko kuri Deutsche Welle burya iriya televiziyo y'abashinwa yo nta kibazo ntabwo bakunda kujya mu bintu bya politiki ariko ibyo bintu nabigiyemo mbizi muri socio-economique cyane cyane socio-economique imishinga y'iterambere y'abashinwa hano n'ibindi bintu na politiki ushobora kuyivuga nagiye mbanki nkuru wenda nk'indyane ziri hagati ya Uganda n'u Rwanda ibintu nk'ibi bakabyakira ariko do preference wakabaye ibintu byabo ahantu bari kubaka imihanda iriya centure route ya mushinga wabo w'imihanda na za train ni ibintu byinshi nk'ibyo ariko tugiye kurebera mu ruhande rw'itangazamakuru rya politike nkora icyambere nuko munyamakuru ahitamo nahisemo uriya murongo wa politike kuko nibyo nshoboye agatana simfite ijwi ryo kogeza umupira barore yigeze nako butoyi yigeze kubi integeka kuri televiziyo Rwanda ijwi rirahera ndakorora nenda njya numva bari abasore yo wageze igitego akaba yavuga ngo ukavanga ukaba wajya mu cyumba ukagaruka ukajya muri dushe ukagaruka akiri uwo mwuka rero ntaho ngewe mfite ni mu biganiro gutya igihe mvuga nkumva ngiye nko guhera umwuka ariko nahisemo politike kuko nibyo nakuriyemo umunyamakuru nibyo nakuriyemo nk'umwana muto nahoze nawe kirwenda ukiri mu mujene hoze wumva
igihugu cyatewe ibintu nk'ibyo nakurikirana politiki ari politiki urumva nibyo rero nakuriyemo nibyo nakunze cyane nagize amahirwe yo kureba ururimi ibitabo byinshi kandi ntabwo wasoma ibitabo byinshi ngo bisome utafite aho icyo uzabona ingingo ziri kuri politiki niyo utabona iz'iwanyu wenda n'izo mu mahanga voilà je rero nahise muri ya murongo wa politiki kubera ko nawukuriyemo hanyuma rero ibyo bintu nari nzi ko birimo imbogamizi turi mu bihugu bitaragera ku kigero gishimishije cya demokarasi sibyo ibyo rero nari nzi ko bizabaho ko abantu bazantera amacumu nayaga mbona abagenzi banjye batukwa bitangazamakuru mpuzamahanga yenda bikorera cyangwa bikorera mu yindi mirwa mikuru y'ibihugu bikomeye babatuka babamereye nabi nari nzi ko nanjye nimbijyamo bizatangira kumera gutyo ubwo natangiraga kujya mbaza ba Tito Rutaremara mbaza ba Victoire Ingabire mbaza abanyamakuru basobanukiye bya politike nagiye mpura n'ibitutsi byinshi ariko izo challenges ni ibintu nta kintu ushobora kujya gukora ngo ube wumva wiyizeye ko ibintu byose ari byiza nibi byoroshye by'umupira ubuzi ibitutsi abafaransa batuka Mbappe no hari igitangamakuru cyanditse ngo le Camerounais a éliminé la France ahindutse mu Camerounais ntabwo Mbappe akiri umufaransa mu gihe ubushize abatsindira ibitego bibiri kuri Coupe du Monde il était le grand français yari afite popularité iri hejuru ubu urumva rero mu byoroshye nk'ibyo byo kwishimisha nabyo habamo ibibazo jya wumva n'abacuranzi bagize ibibazo nkanswe noneho politiki ibintu birebana n'uburyo imitegekere y'igihugu imeze nibyo rero nakubwiraga ko nabigiyemo byageze aho wenda bigira ampleur ikomeye cyane ndavuga nti ibyo ntabwo nari mbyiteguye ariko ndavuga iyo bije urabyiga ukabibamo ubwo rero nakubwira ko wanumbajije niba n'igisubizo byagiye bitanga yego byaragitanze kubera ko hari abantu twagiye tuganira nk'urugero nigeze kuganira gukora ikiganiro mpaka hagati ya Muzehe Tito Rutaremara n'umunyamakuru Robert Mugabe bigeze hagati turimo kureba aho imyaka igeze ngira ngo ni mu mwaka ushize niba nibuka neza imyaka 26 ishize ese imitegekere y'igihugu ikwiye kuguma ukwiri twaganiraga ku kintu cyitwa demokarasi yumvikanyweho consensual democracy twibaza ngo ese tukwiye kuba turi aho kuko turi muri demokarasi yumvikanyweho biza kugera no ku biganiro byigeze kubaho mu biganiro byo mu rugwiro basoza Muzehe Tito umuntu ukomeye cyane muri FPR yemeranyijwe na Mugabe ko hakwiye kongera no gusuzumwa niba biriya biganiro byo mu rugwiro hadakwiye kugira igihinduka mu mitegekere no mu myumvire ya politike mu Rwanda urumva nshobora kuvuga ko hari ikintu cyiza ibiganiro byanjye byagezeho hari n'ibindi bitandukanye abanyapolitike abavuga rumwe cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi hari ibintu bavuga babwira abantu babicije kuri chaîne yanjye byari abantu batari bazi ukuntu ibintu bihagaze ukuntu ibintu bimeze erega n'ubutegetsi yo bwumva opposition ikitekereza nubwo haba abantu batukana bakavuga ati abo bantu bibigarasha n'ibiki ariko hari ikintu bakuramo ubwo rero urumva singiye kwirata ngo chaîne yanjye niyo yatumye ubutegetsi bugira ibyo buhindura sinzi niba bwaranabihinduye ariko ibyo ari byo byose hari icyo oya sinzi niba cyarakoze barabirebye ni nabyo ni byiza burya byo wahamagara umutegetsi ukamuha interview yarangiza ntayirebe iyo ayirebye nabyo ni byiza n'abamukurikira barayireba n'abamukoresha barayireba hari byinshi mbese byaze hari n'abagiye banyandikira abategetsi ubwabo bahanga ariko uyu murongo niwe wari guha ikiganiro bimeze bite uti hari uko bikose ntibyatakaye ntibyafashe ubusa nubwo igipimo tutazi uko kingana kuko ntaho cyanditse ariko utangira wabasha gutumira abanyapolitike benshi batacyemera gutumirwa uyu munsi
n'itangazamakuru ryigenga iryo ari ryose cyane cyane ndavuga rya YouTube baragabanutse niba cy'uyu munsi bakemera gutumirwa. Ese ntabwo ariko bimeze bipfira he kuba hari bamwe babonekaga mbere abahoze banga n'ubundi bahoze banga hari abategetse rega batinya itangazamakuru ndinda gukoresha amazina ku mentioning ariko barahari babonekaga icyo gihe ubu batemera ntabwo simbizi ngira ngo sindongera kubahamagara nakubwiye ko hari igihe cyahisemo ntahari cyandi mu kandi kazi ariko Hamuze Tito ntago aranyima ikiganiro Nduhungirehe hari mu kazi kandi yigeze kuza kuri channel yanjye harimo ibibazo bikomeye cyane by'icyo gihe cy'ukuntu yari yavuye ku secrétaire d'État ibintu nk'ibyo hari Dr Bizimana we ajya nambwira ati ibintu nk'ibyo kuki bitera polemique kuri nge wagiuza tukaganira hari benshi tungewe mpamagara nkaba namubwira nti nibi uretse ko none se nk'abo ngabo mvuze n'urugero nk'abo batatu hari suje ndeba nkavuga okay yego arakomeye ariko se niwe ukenewe rimwe na rimwe ukabona natumiye abanyamakuru kuko baviva ibyo bintu de façon dynamique biriho bihoraho biri active kandi bese ubuzima babamo cyangwa bakurikiranira yes kandi bafite imbaraga n'imitekerereze yo kuba bafite ikintu babivugaho ubwo rero ntabwo kubera ko ari Muze Tito cyangwa ari undi mu ambassadeur ntibajya kuvuga igituma wenda ibiciro byazamutse ubusubyo najya kubivaza Muze Tito hari aba economiste ariko bitavuga ko uko suje zizamuka uretse ko atari nabyiza guhoza abantu bamwe kuri shene uko ibitekerezo bizamuka ni ujya kubona ukabona navumbuye n'umunyamakuru wenda nta muntu wari warigeza amuganiriza kugira ngo habeho diversification de personnalité unyurane rw'ibitekerezo kandi n'abantu batandukanye yego. Hanyuma ku bijyanye n'ibitekerezo bitangwa kuko urubuga rwa YouTube platform ya YouTube ntabwo itanga gusa umwanya kubavuga kubatanga ibiganiro utanga no kubatanga ibitekerezo iyo nyiri urubuga tashizeho comment disabled ngo zifunga zinyonge zose ko zakabaye batanga ibitekerezo ubona abakurikirana urubuga rwawe Real Talk abakurikirana Past TV Reme News n'izindi nyinshi hanze ugize usoma comments ubona bakoresha urubuga mu buryo bufite izihe ngufu buri efficace kuri rwego buri efficace kubera ko hari ibiganiro njya nkuramo hari ibiganiro abantu bampropose akambwira ati hari n'abavuga ngo part 2 please dukorera igice cya kabiri cy'ikiganiro wenda nkaba natekereza ikindi kintu nakuramo muri icyo kintu nsabye hariho n'abambwira batari ko iki kiganiro kimeze gutya na gutya ntabwo wazadushakira abatumirwa ngo bagikoreho no kuvuga ngo abantu kuri chaîne yanyu izabandi iyanjye bafite ikintu gikomeye cyane batuzanira ngewe ntabwo njya nemera ku disabling comments kuzihagarika kuzifunga cyokora izishobora kugira ururimi rushobora gukomeretsa gutukana ibintu byandagaye umuntu n'imbwa ibintu nk'ibyo ndazikata hariho rero n'abandi batanga ibitekerezo byabo kubera ukuntu yarebye ikiganiro akaba yakubwira ati biriya bintu se akaba yajya muri sanse y'icyo kiganiro agasenya ibitekerezo by'umutumirwa ariko adatukanye mu kinyabupfura ibyo byo bibaho cyane nanjye harabajyambwira ngo kuki utuma zira comments zitambuka ntabwo niyo muzi ko mushobora kuba mwabonye 20 hari 10 zinganagize suko mbereyeho kunyonga ibitekerezo ushobora gutanga igitekerezo cyiza ariko iyo ushizemo ngo umuntu ni igiki ugatukana ariko hari uburyo ushobora gutanga igitekerezo cyawe ukamubwira niba ushaka kumusenya ariko udatukanye nawe ntabwo wakwishimira ko umuntu agutuka biriya wamututse ibyo abadukurikira mujye mubyubahiriza mubyumva ntitunyanga ibitekerezo byanyu ubivuga uko ushaka uko ubyumva uko ubyemera imyemerere n'imyumvire yawe ntawe uyikoraho ariko iyo utukanye icyo gihe habajemo ihohotera ryo ntabwo turiho urubuga ntabwo urubuga rwacu rubereyeho gushimangira ihohotera. Ikindi kibazo nkubaza rero hari abaturage abasoma
harimo n'abayobozi n'abandi bose b'ingeri zose, hari icyo bita mu gifaransa déshumanisation, kutesha umuntu kumwita icyo ntagazi byinshi cyane bitewe n'ibitekerezo yatanze, bitewe n'umurongo urubuga rwe rukoreraho. Nkuko iyo umuntu akufashe akakugira icyana cy'ingurube kiri konka ingurube, urumva ko déshumanisation aba ni ikintu gitutsi kitavuze, kitari mu magambo, ariko kigize gite kigize mu nyandiko ishushanyije cartoon cyangwa caricature. Ndi kwibaza iki kintu bya déshumanisation ujye ubona ibitutsi kuri Twitter, cyo yarabikoze neza rwose, ashyiraho ndi ikibwana cyambaye ngo amadarubindi, kuko rona ndayambara ndayambara nubwo uyu munsi ntayashyizemo sava. Icyo rero mvuga ni iyo déshumanisation, uko gutesha abantu umuntu, kubaka ubumuntu, ukabagira ibyo ntazi, biri gukorwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, bikorwa kandi n'abantu bajijutse, bikojya kuri Facebook no kuri YouTube no ku maradiyo amwe namwe akabaha ijambo kugira ngo bandagaze abandi. Ukibona ute mu ruhando rwo murimo dukora ukorwa n'abandi kandi dushobora kuzagwa mu ikosa ryabayeho muri za 1992, 1993 no mu ntango za 1994 tutaragera kuri jenoside. Hari ibintu wabonaga usanga umuntu kenshi babaga bashushanyije abayobozi ba RPF cyangwa b'amashyaka yashoboraga gukorana nayo, ukabona ko ari imvugo nyandagazi, kandi ni ibintu abaturage bamwe na bamwe bareba bagashaka kugira tendancy yo kubikurikiza, akakubona nyine nk'icyo cyana cy'inguru, akakubona nabi, akakubona nk'umwanzi w'igihugu, kubera ko abaturage ushobora kutabajijisha ariko ku rwego rwa analize bakaba batari hejuru, sibyo? Ibyo rero bitera umwuka mubi mu bantu, kandi nawe ubikora bikwambika isura. Uretse ko ni ibintu haba ku ruhande rwa leta, abegereye leta barabikora. Hari ibitangazamakuru byo ubona byandika inkuru navuga zitari ngombwa. Urumva rero hari ku ruhande rumwe rw'abantu buriya byose ntabwo kuba ari ugutukana byo gutukana gusa, hari impamvu ibihari, hari icyo kigenderewe. Ni nk'uko abantu abashobora kubisobanukirwa bazi kubona ibintu naho umuntu aganisha, kuko biba ku mpande zombi. Hari ababikora kuko bumva ko muri bo bavuganira leta, hakaba n'ababikora kuko muri bo bumva ko donc bari ku ruhande rurwanira leta, rurwanya leta. Hari abayirwanira n'abayirwanya, hari abayumva batyo mbese. Yes, nubwo rimwe na rimwe batashyizwe kuri urwo rugamba, voilà, cyangwa wenda barushyizweho ibyo simbizi. Ariko hari ikintu kiriho kimwe, nuko buriya ntabwo bari abantu baba bashaka kuvuga ko uri inguru, ariko baba bashaka kugutesha umutwe. Ubu se Padiri Nahimana Thomas ugira ngo ayobewe ko Perezida Kagame ariho? icyo sinacyosubiriza we ndabigenda, reka umbwire. Biriya ni ibintu urumva, ni ibintu bita anarchie. Anarchie ni ubutegetsi bukoze mu kavuyo. Ariko anarchie ni ibintu biga, ni ibintu biga umuntu agasohokamo afite PhD, ibintu byo guteza akavuyo. Urumva biriya bintu Padiri Nahimana Thomas akora ntabwo ari ubuswa nk'uko hari abantu babivuga. None se ubu ngubu ntamaze igihe kinini yaratesheje umutwe abantu bamupuretaho atanze, akandika titre nk'iyo, abantu bakavuga bati ariko uyu we ni ikigoryi n'iki, bakamutuka. Ariko aba yageze ku ntego ye. Urumva nuriya rero ukushushanya uri inguru, ukajya kuri Twitter, nicyo nakubwiriye ngo nge sinyambasubiza, ukajya kuri Twitter ngo ariko umunyita ingurube gute mubona ndibotse, nyine aba yagutsinze. Ni ikintu bita guerre psychologique, ni intambara yo mu mutwe
yo kugutesha umutwe ubwawe kandi koko bikagaragara. Urabona hano mu Rwanda abantu be na radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu byagiye kureba abavukanyi ba Padiri Thomas. No kuvuga ngo byageze ahantu biba nka kanseri mu mutwe wa leta. Urumva ukuvuga ngo bajya kumuganiriza umugabo nyine uraho mukuru nawe nyirangara bati giye rwose uriya muntu ntaho duhuri, ariko urumva haba habayeho iyo misiyo igaturuka muri leta bakajya kureba uwo muntu. No kuvuga ngo na leta ibizi ko uwo muntu ashobora kugira ikintu ahungabanya cyangwa wenda yaranagihungabanyije, sibyo? Hari igihe abantu bigeze kuba bazi ko ibintu Padiri Thomas avuga ari ukuri, kandi we ubwe arabizi ko ibyo avuga atari ukuri, ariko biriya ni ibintu bidashoborwa n'abantu bose. Urumvuzeho nk'urugero rw'ikiganiro kwa jyanaga uyu munsi, nk'urugero rwa Padiri Thomas Nahimana, uvuzeho nk'urugero rwa kimwe mu byo washaka gutangaho igisobanuro, si yo yari ingingo y'uyu munsi. Hanyuma tugana ku musozo, bamwe bati jeyo nganira nawe nkubona mu mwimerere wahoranye, ariko abandi bati ndabivuga amagambo bajya gukoresha azinyura mu gikari, bati ko Gatanazi yacuye ko akunyoye katakaye akunyoye ibirungo byagiye he, ubwo bavuga inkuru akoraga nizo ukora ubu, umuriri wari ufite n'uwo ufite ubu. Wowe iyo wikoreye evaluation, ugakora evaluation ya audience yawe, abo bahera he bashingira kuki wowe ubona tubihagaze muti? Abafana niko bamera. Abafana niko bamera. Burya uzarebe ubutaha uzumve mu gikombe cy'isi, ni urugero ngo nkunda umupira nkunda kuwutangaho urugero, ubutaha uzumve commentaire abanyamakuru b'Abafaransa bazaba barimo gutanga kuri Mbappe. Ikintu cyamubayeho ni ugusha penalty gusa, sibyo? Yabahesheje igikombe cy'isi 50% niye, ariko ubu ngubu ko yaravuye mu gikombe cy'Uburayi, commentaire bazaba bamutangaho umwaka utaha muri Qatar. Nta nubwo bamuvugaho kuva mu cy'Uburayi, ntibamuvugaho 50%, hafi 100% babishyira le Cameroun a éliminé la France. Reka ikintu rero kiriho nuko higeze kubaho igihe ndekeraho nsango ndi mu kiruhuko, waje no kubimbaza, naje ku biro byawe nkubwira ko ndi mu kiruhuko. Umuntu rero mu mirebereye mu miterere ye, iyo hari ikintu nk'icyo, iyo ugarutse aba yarishushanyijemo ngo Gatanazi bamuteye ubwoba. Hari n'abavuga ngo Gatanazi bamuhaye amafaranga araceceka, hari n'abavuga ngo Gatanazi ngo umugore we yabigiriye ubwoba ngo aramubwira ngo abireke, hari abavuga ngo Gatanazi ngo yiboneye ahandi amafaranga biva. Ibyo ni ibintu bine nkunda kumva abantu bavuga, ariko ni ukuvuga ngo ni ya miterere yo mu mutwe w'umufana. Ni ukuvuga icyambere ndabashimira ko baba babikunze, icyakabiri ariko nanjye bahunze bababajwe nuko batambona, ariko ikindi nuko ntabwo umwimerere wanjye wagiye wigeze ubura, sibyo? Kubera ko hari ibyo nakubwiraga, abatumirwa banjye ntabwo bazahora ari bari bamwe. Ntabwo nzahora natumije Ingabire Victoire ari muri deba n'undi muntu, ntabwo nzahora kwa Tito Rutaremara, ntabwo nzahora ndi kwa Tom Ndayi. Abo ni abantu bateza polemique, sibyo? Suje rero keretse hari n'abambwira ati ariko wagiye ureba muri bya biganiro wakoze ukongera ukareba, noneho suje ukayifata ukongera ukayikora ugatumira wa wundi wenda ukamubaza ibibazo bitandukanye. Ikindi ni uko burya abatumirwa baratandukanye, hari abatumirwa baremereye kurusha abandi cyane, naho wundi nkuko habona ingingo ziremereye kurusha izindi. Nta kindi cyambayeho, ndacyari wa wundi, n'ubu ngiye kongera ntangira ibindi biganiro. Urakoze cyane Etienne Gatanazi, turabashimira namwe mwese mwadukurikiye. Aha niho dusoreje, tubashimira kwa natwe, tunabarikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro bya Pax TV Reme News, ntihakagire ikibacika. Ni ibiganiro by'ukuri by'amakuru mpamo, kandi amakuru agamije iterambere, kubaka igihugu, amakuru agamije amahoro. Twari kumwe, ndi Ntwari John Williams.